iyi ni isura ubona ntabwo nta sura nagiraga. Biragaragara. Nagiraga ikibazo, nahuraga n'abana bakampunga. Kubera isura yari yarahindutse. Noneho nahura n'umututsi wenda utamenyereye, agahinda kakamwica. Nahura n'umuhutu nanone utamenyereye, ati noneho ntabwo tuzi n'ahangaha. Urumva nakomeje kugira ibintu by'ibibazo byinshi. Ubu ni ukuvuga ngo ntabwo nabashaka kuvuga, ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo inyama mfite nizo bateyemo. Ni interano. Ubu ni iri gufwa dore mureba, iri ni iriterano, ntabwo ari iryawe. Hano ntabwo ari iryawe. Izi ni izindi nyama bongeyemo. Igihe bakuye i Rwamagana jyenyine, bampakira imodoka abantu bariganye kuko n'igihe wari umeze nabi kurusha abandi. Ariko nubwo ntabwo n'ubundi mwanditse ni muri ko napfuye mukareka nk'ibyo batoya, bakihangana uzabaho. Urumva bampa icyizere. Bagiye kumbaga basanga za nyama zose harimo inyo. Urumva hari umugabo mugenzi nibwo yaje kuba barimo kuvuga, bose bavuga, mugenzi aravuga ngo reka nta n'igihe na kimwe umuhutu azumvikana n'umututsi. Mugenzi nawe yari muri abo bantu baje muri iyo nama, bayoboye iyo nama. Baje muri iyo nama, ariko nawe ari umuhutu w'inaha, bafite imihoro n'intuza n'amacumu yabo. None ndavuga rero, mbwira mukuru wanjye byuka sindeka mpagarare bankire muri siko reba hakurya no hakuno, undi muntu arangira hehe. Ubwo ndahagarara, arambwira ati hangane, aho kugira ngo bakurase cyangwa baguteme witurase umutima uturike. Ndihangana ndiruka ngeze hirya, ubwo gishari bari imbere yacu bari batangiye kubatemera mu kabanda aho abari imbere. Ubwo dukata gutya, abandi bangezeho baramubwira bati rero, barambaza ariko simwanyishe ko nshaka kugenda. Arongera baza akana kanyuzeho, ndakabwira ngo mpa amazi. Ubwo ntiwari ukiri mu gihe wari urahagarara? We narahagaragara ko nashaka gupfa. Nashaka gupfa kuko nabonaga n'ubundi nta kintu utegereje. Nta kintu utegereje. Akana kampa amazi ngiye kuyanywa nayo arananira. Karambwira kati mpa amafaranga. Urabona amafaranga aho ngaho ngaramye, amafaranga ndayakurahiye kugira ngo aguhe amazi. Arabanza mpa amazi, nyanyweye nabwo nase naranyweye ko atigeze abona naho anyura, ko bandashe ikinyi kagenda ikagwamo, yarangiza ikigasa naho iboreramo. Ubwo baragenda, arangije arambwira ngo nutayama ngo naje mpamagara abantu baze bakunogonere. Nanjye nibyo nashaka, kandi n'akana k'imyaka nk'ini, nanjye nibyo nashakaga, baze banyice. Bagenda mbona ntibagarutse, barongera bagaruka ku wundi munsi. Bagarutse nabwo barongera bangubita imiri, baranogonora, sindapfa. Twongeye kubasuza tubaha ikaze kuri Muraho Rwanda, kandi tubashimira inkunga, ibitekerezo mukomeza kutugezaho. Nk'uko rero mubizi, intego ya Muraho Rwanda cyane cyane ishingiye ku muco nyarwanda ndetse n'ururimi rwacu rwa kavukire rw'Ikinyarwanda n'amateka yacu. Niyo ntego nyamukuru ya Muraho Rwanda, kugira ngo dukomeze gusigasira umuco wacu, ururimi rwacu ndetse n'amateka yacu. Nk'uko rero mubizi, turi u Rwanda ndetse n'isi yose turi mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nk'uko rero Muraho Rwanda twabibabwiye ndetse twabibateguje, tuzabagezaho inkuru 100 mu minsi 100. Muri urwo rwego rero tuzagera ku bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi batandukanye mu gihugu, kugira ngo babashe kutugezaho ubuhamya bwabo, inzira y'umwijima banyuzemo, impamvu dukora ibi cyangwa se twihaye iyo ntego. Nuko Jenoside yakorewe Abatutsi nayo ni amateka yacu, nubwo ari mabi, ariko tugomba kwigira ku bibi cyangwa se ku ntege nke twagize kugira ngo bitazongera kubaho ukundi. Muri urwo rwego rero tuzagera ku bantu batandukanye kugira ngo batugezeho ubuhamya bwabo. Muri kano kanya rero turi kumwe n'umutumirwa yacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Tugiye kumuha ikaze rero ngo atwibwire, atutangirire, atubwire muri make, kuko ino nzira aba ari ndende mu by'ukuri. Abantu babaye muri buno buzima, kumubwira ngo abivuge mu isaha imwe biba bigoye, kuko ubuzima umuntu yabayemo ukwezi, amezi 2, amezi 3, nta nubwo arayo, kuko Jenoside cyangwa se gutegurwa kwayo byatangiye na mbere ya 1994. Ntabwo rero kumuha isaha imwe biba byoroshye, ariko turagerageza kugira ngo tuzabashe no kwakira abandi. Muri urwo rwego rero tuhaye ikaze uno mutumirwa wacu atangira twibwira
ndetse anadutangirire inzira y'umusaraba yanyuzemo mu byo yibuka. Yego, tubahaye ikaze. murakoze. Nitwa Gatarigamba Alphonse, nkaba ndi umuntu, nkaba mvuka inaha, nkaba jenoside ikaba yarabaye ndi inaha ngaha. Gatariga, tubahaye ikaze. Avuze ko avuka inaha. Inaha turi mu murenge wa Muhazi, mu karere ka Rwamagana. Gatariga, turagushimiye, tuguhaye ikaze kuri Muraho Rwanda. Twagira ngo rero usangize abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Murakoze. Njyewe ngenda mpereye mbere jenoside ho gatoya, niga primaire. Nari umuntu nigaga, twari abantu batoteze cyane, abantu bitwa Abatutsi. Noneho kuko njyewe ndumva niga mu mwaka wa 5, nako guhera primaire hasi, nigiye umuntu w'Umututsi w'umuhungu wa Rurimi. Ubwo byari nka ryari? Wigaga primaire nka ryari? Muri 1985. Noneho hari umugabo watwigishaga, baraduhagurutsaga bakatubaza ngo Abatutsi bahaguruke, Abahutu, Abahutu bahaguruke, abahungu n'abakobwa muri buri bwoko, ariko njyewe nahaguruka akaba ari guhaguruka n'Umututsi w'umuhungu. Yakumwihangane. Oya, nta kibazo, nta kibazo. Noneho nyuma yaho haza nkomeza nzamuka gutyo, nanje primaire. Nyuma yaho noneho baza kumagurutsa rimwe ndi mu wa 5 aho ngaho, nigishwa n'umuntu witwa Zirimabagabo, umwarimu. None mpagurutse njyewe n'abanyeshuri baraseka, aravuga ati uwo muntu muramuzi? Bati uwo nguwo ni abandi bita Abatutsi, uwo ni Umuhima. Ari umwarimu bivuga? Ari umwarimu bivuga. Noneho ubwo ngubwo nzamuka bose bazi yuko ndi Umuhima. Kandi ari ikintu kibi. Urumva no kuvuga icyo gihe, urumva niba bari barangije kumenya, hagize n'ikibazo n'uwo najya kwihishaho yanyamagana, kuko ntabwo icyo gihe yaranzi nyine, urumva yaranze amateka. Ariko wenda hakabamo n'abandi, ariko jyewe akaba ari byo muhungu guhaguruka jyenyine mu banyeshuri. Ubwo ndakomeza ndangiza primaire, nza kujya mu mujyi njya gukorera umuntu. Ngiye gukorera umuntu, arangije umugabo abwira umugore ati uyu Muhimakazi azagashobora. Akwita Umuhimakazi? Amwita Umuhima. Umuhima, yego. Ni ukuvuga ngo Umuhima ni urebye, ni ukuvuga ngo niba abantu batagira imbaraga, niko benda babivuga. Nicyo yashakaga kuvuga. Umugore aramubwira ati rero, ati mureke, ati nta kibazo, atazagashobora. Ndakora njyewe ndagakora, nkakora neza, yewe ndanashimwa kandi yarangayaga. Buriya twebwe baraturebaga bakabona ntacyo, ngira ngo ntacyo twakwimarira. Ubwo ndakomeza mbayo ndakora, ndahava njya ahandi, igihe kiragera muri 90, ngira ngo na 3 hafi na 4, hari igihe cy'abasederi. Yego. Ubwo abasederi ni abaki ku bantu batabazi? Abasederi ni interahamwe, babandi bita ngo ni impuzamugambi, ariko nkaba ndi ku Kacyiru aho bita mu Kabagari. Sederi ntiyari ishyaka? Ryari ishyaka. Niba ari bari Abahutu buzuye simbizi. Ubwo ndangije baza aho ngaho nari Kacyiru, bakajya bambona bati Umututsi niwe n'umuhe, ubwo bakankubita, nkagenda. Igihe kigeze nza kugira ikibazo, reka ntahe. Noneho ndataha, nzi yuko nibura nje ahantu hazima. Noneho ngeze inaha ngaha, ngira ngo ngeze inaha ngaha hashize icyumweru, nibwo Habyarimana apfuye. Ubwo nari nzi ko mpuzi Kigali, nzi ko iwacu nzi ko ari hazima. Nawe nibyo ndavuga ngo umuntu ngo ahungira imvura mu muduha. Mpageze hashize icyumweru, nibwo Habyarimana apfuye. Amaze gupfa, ubwo urumva hahise hatangira gahunda yo guhagarika abantu bose mu nzira no kugira aho bajya. Ubwo duhama aho ngaho, ngira ngo hashize iminsi nk'ingahe,
habaye gahunda mbega yo gukoresha amanama. Ndumva iyo nama narayije nanjye nayijemo aha, ariko habaye inama ivuga ngo twese ngo mbega ni uburyo bwo gucunga umutekano. Umutekano uretse ko utanabaye, ariko tuza kurara, nyuma yaho tuza kurara amajoro n'ijoro. Ndumva hari umugabo mugenzi nibwo yaje barimo kuvuga, bose bavuga, mugenzi aravuga ngo rega nta n'igihe na kimwe umuhutu azumvikana n'umututsi. mugenzi nawe yari muri abo bantu baje muri iyo nama, bayoboye iyo nama. Baje muri iyo nama, ariko nawe ari umuhutu w'inaha. None ubwo bibaho nimugoroba, tuza kujya kurinda umutekano, twebwe dutepfiriya ku murenge, aho bitaga ku murenge. Ubwo turangije kwa kuri tugenda tunyuramo ngo turi umutekano, ariko ukabona hariho abantu bagenda birunze udutsiko, hari aho bita kwa Bandori. Ubwo birunze udutsiko, igihe kigeze ubwo haza cya kindi cyagendaga nijoro, hari cyanyuzaga nijoro kimeze nk'indege, kigenda gisa n'igiti bishashi kirarenga. Icyo ngicyo urumva, kuko cyaragaragaye buri muntu wese, n'urushinge ukaba warutoragura. Ubwo birangije mu gitondo habaho gahunda yo kujya kurinda ngo interahamwe ngo zaturutse ngo kwa Gatete. Naho ubwo nubwo interahamwe, ariko ntitumenye ko ari ba baturanyi bacu, ari ba banyakabari bacu. Ariko ubwo icyo gihe tugiye kurinda umutekano nijoro, bati interahamwe zaje. Ubwo nyine urumva twese turasa naho twahungabanye. Noneho tuza mu gitondo, imvura yari imaze kugwa, ariko munyihanganire, wenda hari ibintu bimwe bigenda byibagirana, wenda na bagenzi banjye hari icyo bari buze kuvugaho. Ubwo tuzamuka epfo ngiye tugiye kurinda interahamwe ngo zivuye kwa Gatete. Tugeze hano inyuma hano bitaga kwa Bayingana, dusanga za nterahamwe twavuga ngo ni interahamwe kwa Gatete, dusanga ni abanyakabari. Ubwo baraza, ubwo tugeze hariya tuzamuka gutya ku Munyinya, badutera grenade. Ubwo twese abantu twese turisanze, bamwe bamanuka epfiriya ku murenge, abandi bamanuka aha gutyo, tugenda dutatana. Tugeze epfo, ubwo bamwe twageze epfo, njye nageze mu rugo, n'abakuru banjye dukubita nabo bita abagabo bita ngo ni babizi, babitaga icyo gihe bari bahimbye amazina ngo ni ba Rukinzi n'iki. Babwira mukuru wa Nyagatare ngo kandi ubu twagushara. Ati mwashara nanjye nkabashara. Yari afite inkoni. Ubwo baratwihora, barazamuka turamanuka. Tugeze epfo birakomeye. Ubwo tuhita tumanuka ku mazi. Tugeze ku mazi, ubwo nabo twari kumwe, bamwe ngiye kubona abandi n'interahamwe banyuzeyo hasi, baturuka ku mwaro wo kwa muri isa batambika, kuko hariho ababashe kugeraho imbere bo barambuka. Imana irabafasha barambuka. Ubwo bambuka bagira uhunda. Noneho turangije twebwe bageze rwose, nari kumwe n'abakobwa bamwita Bebe wo kwa nyina yitwaga Mitiriyana, n'abandi ubwo nabo babitaga abamucenderi, ubwo bari yibera n'umutara. Noneho bageze hirya yacu gutya, interahamwe zigeze hirya gutya, ngiye mba ninaze mu mazi, nshani tugende. Bati ntabwo twakoga, ngo ndigende musigare, Imana izabafasha. Ubwo bahita batambika gutya. Noneho ngiye bangezeho, nkigera mu mazi, bati batangira gutera amabuye, bantiye amabuye, ndoga ndihuta, mba ndabacitse. Ariko n'ubundi byarangiye, uri musange mu mazi, ndemera mufate tumanukane. Mbona ntiye hakurya, batangira kwica abandi, aribo ba Mukabarisa hakurya yacu. Ubwo biratuyobera, turazamuka n'ibirenge tujya ruguru, tubonye byarangiye naho imiriro irimo kwaka, barimo gutwika. Ubwo wewe wari wamaze kugera? Njye nari maze kugera hakurya uruhunda. Tugezeyo, ubwo inaha byarangiye, twazamutse nimugoroba tureba uko imiriro yaka, uko bica abantu aho ngaho. Turangiza ubwo turazamuka tugera ruguru. Noneho tugeze ruguru, bamwe baravuga ngo nimuzamuke mujye aho abandi bari, hari kuri santere. Tujyayo, tugeze kuri santere dusanga hariyo interahamwe ziteye ubwoba. Koko hari abantu ngo bakoraga muri egitrogazi, ariko bamwe bashobora kuba nabo aho ngaho n'ubundi zari interahamwe zabo. Turara aho ngaho, umugabo aravuga atera igishari hariyo abandi bantu bene wanyu. Bamwe mugeyo,
ubwo nandi kumwe na mukuru wanjye bitaga akaba nawe yaguye aho ngaho Gishari, akaba ati tugende. Ubwo twari abantu benshi, turangije turamanuka, ubwo twaraye aho ngaho Ruhunda. Ni ukuvuga ngo uko twagiye Gishari, abaje nyuma yacu abenshi babatsinze hariya kuri polisi Gishari. Ubwo barangije, ubwo turagenda tugera Gishari, tugeze Gishari, ubwo turagenda tujya mu kigo. Twari amahirwe, ngira ngo ni nk'amahirwe reka mbivuge ko rwose, ngira ngo hari habaye gahunda yo kuvuga ngo bateke amazi bahe abantu, kuko twari tumaze iminsi nta kintu dushyira mu nda. Twari tunywa amazi twanyweye yaduhaye imbaraga zo kubasha gutera n'ayo mabuye. Yewe haza no kuba gahunda yo kuvuga ngo abantu bafite inka bateranyirize inka turebe ko twarya, n'ubundi twari tumaze igihe. Ariko izo nyama n'ubu nta n'abantu bigeze bazirya. Ubwo baraje, kuko umunsi ukeye hari haje ikimodoka cya Ruhondo gihagarara hakurya, interahamwe z'Ikabare zirabanuka mu muhanda, ziraza bavuganira harya haruguru ku Basajya. Birangije ubwo imodoka irongera iragenda no igaruka kuwundi munsi. Noneho kuri uwo munsi yagarutseho, niba ari kuri 15 nibwo baturashe noneho muri komine. Baraturasa bamwe tubonye bimaze gukomera. Nari kumwe na mukuru wanjye na Byikwasi na Mushoza. Amasasu amaze kuba menshi, bamwe dusimbuka ikigo turengera harya kwa Rubayiza, ariko hari abageze hirya gato bari inyuma barongera baragaruka. Ubwo gihe turakomeza turiruka, baraturasa, turagenda tugera inyuma Gishari, tuzamuka. Noneho tugeze hagati ya Rwamagana Gishari hariya bahita nurebye ni za Kavura, nge ndumva ari za Kavura Kidudura. Noneho bamwe baba interahamwe z'i Rwamagana zituruka i Rwamagana, abandi baturi inyuma. Noneho bitambwiye naho ndabundi ni gupfa no gupfa. Wavuye kuri mwavuye Igishari kuri komine bamaze kuharasa. Mwaraswaga nande n'abasirikare cyangwa n'abasirikare? N'abasirikare baturasaga. N'abasirikare ba leta. N'abasirikare baturasaga. Noneho ubwo tugeze hagati aho ngaho, ubwo none interahamwe zindi hagarara bafite imihoro n'intuza n'amacumu yabo. None ndavuga rero, mbwira mukuru wanjye Byikwasi, ndeka mpagarare bancyo muri ko reba hakurya no hakuno, undi muntu arangira hehe. Ubwo ndahagarara, arambwira ati hangane, aho kugira ngo bakurase cyangwa baguteme witurase umutima uturike. Ndihangana, ndiruka ngeze hirya, ubwo Gishari bari imbere yacu bari batangiye kubatemera mu kabanda aho abari imbere. Ubwo dukata gutya, ngeze hirya ndavuga nti Byikwasi, ngiye gupfa, reka nihishanga nishaka. Arambwira ati wakwihanganye, ntoya ntigenda. Imbaraga zari zashize. Byari byaragiye. Komera. None ubwo birangiye, ndakata njya mbwira Byikwasi, ntireka nihishanga. Uti niba byanzishe ariko barakwica. Noneho njya mu gihuru n'abandi, nsangamo abandi twishamo. Noneho kwa kundi akata gutya, ndambwira rero reka batatubona. Naho ko mvuga ngo ntibatubona, babandi bakurya baratureba, baravuga bati aho ku myumbati harimo abantu, hari abantu bari mu myumbati aho ngaho. Noneho mukuru nkabwira rero buriya Byikwasi niba wishe hariya, wenda baramugira, wenda niyo barimo kuvuga. Nagiye kubona mbona batunze imbere yanjye rwose, nk'aha ngaha mu metero rwose nk'eshanu cyangwa 10. Njya guhaguruka, bankubise isasu. Ubwo nagiye kuma ndigitero nitsura hasi, ndavuga nti Imana ishimwe wenda pfuye. Ariko ndavuga nti Imana mbabarira kugira ngo banteme bandase imbere y'uko bandase rwose pe, Imana yabinkorera. Reka bari ko mvuga, baraza ubwo nitura aho ngaho. Nibwo wenda ndavuga rero ngubu wenda isasu niko ryica, ndaje tegereza uko mpfa biranga. Noneho ni ukuvuga ngo abandi bari iruhande rwanjye bose babicisha impiri n'intuza n'imihoro. Ubwo barangije, ubwo barandashe, ngo ngo isasu aha ngaha kiraza no nkuvuna n'iy'amasasu. Noneho barandasa, ubwo nitura hasi aho ngaho. Maze kwitura hasi, ndategereza ngo ubwo ndapfa sinapfa, ariko bwarandashe mpita nshwanyuka, ndangije mpita mbyimba
birumvikana ndategereza ndavuga rero ngubu wenda isasu niko ndategereza ngo ndapfa niko ryica ndategereza ndaheba mfite umwuka noneho birangije noneho ubwo banyuraho bagenda bareba abandi bagenda babica aho ngaho ngiye ntangiye ndavuga wenda ndapfa mbona simpfuye ngejeje nijoro haza umuntu simuzi umwana w'umuhungu ubwo ndaho ngaho ariko ubwo ngubwo mbere yaho haza umuntu angeze haza igitero kingezeho umwe aravuga ngo uyu nguyu ngo bamwishe neza ariko nawe nansubiye inyuma gatoya bamaze kundasa ubwo yaravuze ngo uyu nguyu ni uwa gatatu maze gupima icyo kora nsigaye nzi gupima uwo yari umusirikare yari umusirikare yari yambaye ingofero ya kijandarume ngo nsigaye nzi gupima ngo ariko ni inshuro gatatu ndashe mbahana ubwo rero ubwo numva yabonye naguye yabonye yarashe gutya ati umuntu namurangije mu gikora narangije kuko mama aho ngaho ubwo baragiye biza kugera nijoro haza umuhungu ndyamye aho ngaho ngiye kumva numva araje ngeze iruhande arikanga atayiwe ati wowe uri muzima ati bakoresha nibyo banyisha ahubwo ni wowe uri muzima ati ndi muzima arambwira ati rero noneho atereka ngende nawe ati ngwino nkusindagize tugende wenda kuri inkotanyi zageze igakoni wenda natwe hari ubwo twagera ku mazi tugahura nazo cyangwa twoga bakuvugishaga nawe yari nawe yarahungaga uganyicaye hasi iruhande tuva hano tugeze nk'hariya namubwira rero ntibabizi weya reka mpama aha ngaha nakwica wenda ngiye nangije gupfa nawe nakwicisha ati ngaho wihangane ubwo Imana igufasha uzaba cyangwa uzapfira ngaho igende niba nari usimuzi ubwo nsiga aho ngaho nsigara nicaye nako ndyamye aho ngaho kuko no kwicara sinabibashaga nari ntegereje gupfa ubwo nyuma yaho bukeye haza interahamwe barambwira bati uyu nguyu de baramurashe ariko aracyahumeka batari muri ya myuga we ntabwo ndeka nari ahantu rwose nko mu gahuru simbizi agahuru rwose kasa naho kazengurutswe ni agasambu kari kazengurutswe n'umudugudu ubwo nicara ndavuga muri sindihisha iki ko n'ubundi ndavuga ngo reka wenda none ubwo haba hageze bati uyu nguyu aracyari muzima baranyegura barambaza ngo urubashye urumva bwari bukeye nongera gutekereza niba wari uzima natekerezaga ariko nyuma nkashaka kunyica nkamubura barambwira ati noneho baranyegura ngo urubashye ntabwo se ndavuga ko ndubahiye ndababeshya ngo nduwikabara haganayo kwa Rudakemwa rero yari umuhutu wari ukomeye kera wari uzwi ahita ntuka ati genda urabeshya ubwo nari nicara nkubita umugeri ndongera ndagarama mera nk'upfuye ubwo bansiga aho ngaho ko uwo munsi noneho harongera bukeye harongera haza abandi bangezeho baramubwira bati rero barambaza ariko simwanyishe ko nshaka gupfa undi wari ubarimo arabwira ati ariko se ubundi n'ubundi ko yapfuye mwamwihoreye baramubwira ngo umunogoni nutamunogona urajya mu mwanya we icyo gihe nari ndyamye gutya inkingira rwa rusebe rwa aha ngaha ruteye ubwoba kugira ngo ariko kubera ko n'imvura iragwaga byagwa nkagihindura nkagitega ubyumva uko byari bimeze komera ntabwo biba byoroshye iyo umuntu arimo kuvuga zino nkuru arongera akazibamo n'ubwo hashize imyaka 30 urabona kubona umuntu w'umugabo noneho nkagitega cyagisebe cyari icyobo amazi yagwamo akaba ariyo kugwa muri cya gisebe cyarabaye cyarahuze noneho amazi yagwamo nkumva nibwo numvise tuzi tubaruka bibago ubwo noneho birangije ubwo baraje nimeze gutya bakubise impiri bankubita impiri 3 barangije ati wa munogone ati nta munogone ubwo mpamahanga sinahavaga naho nari kujya noneho ndangije uretse ko wenda haje kuza umukobwa umwe n'umuhungu simbazi ndabwira ngo mpa amazi bagiye kumpa amazi mbura aho nyanyuza baragenda abo nabo bari bakiri guhunga ariko ubwo n'abari bavuye abo ngabo urumva bana bahutu reka mbivugiye bari kugenda barimo bavuye kuvoma bampaye amazi ngo nkwe abarahanyura baragenda
arongera haza akana kanyuzeho ndakabwira ngo mpa amazi. ubwo ntiwari ukiri mu gihe wari uri ahantu we narahagaragara ko nashaka gupfa kuko nabonaga n'ubundi nta kintu utegereje. nta kintu utegereje. Akana kampa amazi ngiye kuyanywa nayo arananira, karambwira kati mpa amafaranga. Urabona amafaranga aho ngaho ngaramye, amafaranga ndayakurahiye kugira ngo aguhe amazi. arabanza mpa amazi nyanyweye nabwo nase naranyweye ko atigeze abona naho anyura ko bandashe ikinyi kagenda ikagwamo yarangiza ikigasa naho iboreramo. ubwo baragenda arangije arambwira ngo nutayama ngo naje mpamagara abantu baze bakunogonere. nanjye nibyo nashaka, kandi n'akana k'imyaka nk'ini nanjye nibyo nashakaga baze banyice. kora bagenda mbona ntibagarutse, barongera bagaruka ku wundi munsi, bagarutse nabwo barongera bangubita imiri baranogonora sinapfa. ubwo noneho nyuma yaho haza umuntu arahanyura arambwira ati rero inyota nsigaye ndende umuntu nikamusaba amazi wenda aranyica. Amazi ndasaba, arambwira ati rero ubantu kujye kuri kano wihishemo hariya muri biriya bitovu niba havuga unywa amazi ese kuyanywa yo ahubwo ndabona naho nyanyuza byari ikibazo no kuhagera. none nanjye ndavuga rero akagende wenda ngize n'amahirwe baranyica. ndamanuka ndagenda rwose aho navuye nka 2:00 kandi urabona ko ari hakurya Rwamagana, kogera no kwa muganga Rwamagana biroroshye. ndamanuka ngira ngo kugira ngo ngire kuri iyo kano nahageze ngira ngo amasaha agera 8 kandi ari kuva hanganga ngira ngo hepfo kwa muri sahari family ni kuri. ndangije amazi noneho ngiye navuga nti ko banyicaga ariko nabaga hangana nagira nka hariya nkicara kuko nta maraso nari nyifite nubwo nari nkiri umuntu. biragaragara ko wari wangiritse cyane. narangitse cyane. naho ndagenda ngezeyo hari umugore rwose naramubonye ashobora kuba yari umututsikazi ariko afitwe n'umuhutu. arambwira ati rero aha hantu barahakwicara disi, ati shaka ukuntu ujya kwa muganga hariyo na Croix Rouge hari icyo bagufasha. ubwo urumva ntangiye gukunda ubuzima kubera ko werekeye abantu mvuga nawe ndagenda mvuga nabo simbizi. ubwo ndanangiza mvuga ndazamuka gakeya ngeze haruguru ngera ahantu hari abantu bari baragiye. barambwira bati hariya hirya kavura hirya hari bariyeri ikomeye ntabwo yinyuraho y'interahamwe. ahubwo ntabwo niho nshaka wenda nshaka kupfa. ndangije ndagenda ubwo nigaruka inyuma nkazamuka n'abantu nagera nkicara, nagera 3 nkicara kubera ko nta kintu nta mubiri nta maraso nari nkifite mu mubiri nta n'amazi cyangwa nari nkifite mu mubiri. ndangije ndagenda cyo kora ngeze ruguru ngera ahantu hari umukecuru musaba amazi numva mbega nimo gushya kuko ikintu narashyaga gusa musabye amazi. igihe n'imvura yari ihise anshyira mu gikombe ngo ariko ntuyanywera ahangaha mu igikoma ngo ariko ntukinywera ahangaha. ngiye kukigira ngo nkishyire mu kanwa kiburaho kinyura. ubwo ndagenda ngeze ngakijugunya n'igikombe cyacyo mu bishyimbo byari biri aho. ndakomeza ndazamuka gakeya ndagenda ngera ahantu noneho inyuma yo kwa muganga ahantu hari bariyeri hari abantu benshi bari buzemo ngira ngo bari barimo kunywa inzoga n'ibindi barimo no kurya batungutse bati dore inkotanyi. noneho ntangira ariko ubwo ngubwo nisubiye inyuma gato hari nageze hara ku muhanda wa ntuza hahoze ari kuri Kiritire ngira ngo ngiye kunywa naboni ubwo iki gikombe maze kukijugunya cy'uwo mukecuru. ariko umukecuru yavuze ngo umukecuru naramurebye ndavuga umukecuru ubwo ari mubi reka mubwira ampe amazi wenda aranshyiramo uburozi mfi. yari mubi ku isura. oya ku isura yari mubi. ndavuga nti buriya ubwo arimo bashaka kuba n'umurozi ko ari mubi kuko namureba uko ameze aravuga nti umuntu wenda ubwo ari mubi no wenda ni mubi reka mwakire amazi wenda arashyiramo uburozi. uko wayashakaga nawe narayashakaga ariko nshaka no gupfa kuko narashyaga. ngo ndangije ayampa ubwo arangije ko arangeze aho agiye gukora interahamwe zinyuzeho imwe isigaye inyuma ihindukiye nkubise amaso iriruka ntiyanabwira bene wazo ni yamana ariko yamana yanjye bavuga ni kugira ngo imbe ngejeje n'iki gihe ngera gutya nakuruka nk'imbwa yanyweye umuti. urabona hari ku rukiko hari akantu kameze nk'akabuga akantu kazamuka najya kugazamuka nkasubira inyuma nkicara hasi.
nkasubira inyuma nkitura hasi gutyo ngiye kubona mbona cyo kwarakurutse mbona ndakarenze ubwo nagiye nageze aho ngaho cyo kora mpasanga abo bantu batidera inkotanyi ntabwo ndi inkotanyi ni mukereke n'umuri cyarangije gupfa yarabwiye ngo nimuzane imihoro bangeze bambonye muke n'ubundi gupfa yarangije gupfa nta kintu kirwana babona n'ubukomezi babona nararangiye ubwo ndakuruka ngeze inyuma yo kwa muganga ariko kwa muganga mu bitaro hakaba harimo noneho interamwe ziteye ubwoba ngo inkotanyi zari zarageze inaha zari zarageze inaha wowe bo zari zarageze inaha urumva wenda ba Mulisa na ba Sumuta babashe kugenda bo bahugonganiye nabo zakira mu nzu iyo ngiyo urumva jewe naheze inaha ngaha inkotanyi zarageze hariya zakira mu ruzi na zagahingira ngo ubwo ndangije Rwamagana ariko naho bari barahageze inkotanyi zahageze mu gitondo naraye mpageze waharaye icyo gihe wahageze ujya kwa muganga nyine kubera uwo ngo yarambwiye gutyo ubwo numva nongeye gukunda ubuzima kandi mbona muri bwarangiye ubwo ndangije ubwo kwa muganga birangije nabwo ngezemo nsanga ariho interahamwe ziri ariko mvuga nta nubwo bafitemo ngo niba banyicaga nshaka gupfa gusa nta dini ndagenda nzinyuraho ntizagire icyo nivugisha ndagenda nicara ahantu n'abasirikare bo kwa Habyarimana bari bicaye umwe aravuga ngo ariko si uyu nguyu ngo yabuze aki ngo yabuze ari hehe sinzi umuntu w'umuganga waje ankuramo ankura muri ba basirikare kwa Habyarimana none naragiye kuko ndicara ku n'ubundi kuko ndagenda nari mfite n'ikote n'umwenda yananiye kwitwara mu ntoki nanabitaho ngaho kubera ko mbaga nta mwuka afite ubwo ndagenda abwantwara kwa anjyana mu bitaro ariko tugeze aravuga ati uyu nguyu rero ati nta nubwo ati keretse ari we wenyine ati naho ubundi we uyu nguyu azanapfa ati uyu nguyu azapfa ati ni ukugerageza ariko azapfa ariko nkuba agenda ubundi ndashaka gupfa mbona n'ubundi nararangiye akanwa karaboze harimo inyo gusuba ubwo ndangije baramanura banjyana mu bitaro ubwo ndagenda njyayo cyokora bantera urushinge nsanga harimo abana none batemaguye harimo n'abagiye bamwe kwihishamo bakigira nk'abarwayi ubwo ngereka nkumva ngo napfa ubu ndacyamara iki imana cyokora ni uko umuntu arangije noneho barangije mu gitondo noneho turayemo nibwo batangiye haza interahamwe narebeshaga rimwe irindi ryo nyine barandashe birashya ariko ndiyo ngiyo ndeba gutya imboni ntibura uko ireba iyo ari zimwe ubwo nibwo batangiye batogenda bati noneho reka duturanye aba ngaba bazima ibi bimuga byo turabinogonora nyuma nkavuga niba ari igihe baheragaho nk'ikira ubwo naho bari kwa muganga ni kwa muganga nyine bafata abantu batoranyamo abantu mu bitaro bagiye kubica reka tugire ariko ubu bututsikazi bw'ubuganga ubwo turabwica nyuma nkamaho noneho rwose bamaze kubegeranya tugiye kumva ngo Rwamagana barayirashe arafashwe noneho abandi uko birukanka bahunga twe tukarira tuvuga ngo icyaduha nibura nkapfa bamaze kubona inkotanyi nta n'ikindi umuntu yarashigaje tukora mu minota mikeya babandi bamaze kwiruka abandi baba barahageze barareba basanga n'ubundi twarangije gupfa bamwe noneho baravuga bati reka batabirukanka batuzanira za saradine kubera ko babonaga ariyo wenda yadufasha vuba barangije baraza barankatira barayikata n'icyuma barankereza b'inkotanyi banzaniye bagiye kumpa kwa kundi wenda tuvuga ngo amahirwe Imana ishimwe uretse kwenda ko ngiye no kwanga Imana ishimwe n'ubundi numvaga nta ndi bupfe nabonaga n'ubundi kuko ntabwo nari nkiri umuntu n'abantu benshi banabonaga bakanyimirwa noneho ndavuga ngo reka noneho reka mfate kano kanyama nkashyire mu kanwa nkamire wenda kajye mu nda numve ko kagiye mu nda ndangije nkaho nakagashyizemo kaburaho kanyura ndavuga ngo reka musa aka gasupu wenda karajya mu nda ngiye kugira ngo kashyire mu karananira mu kanwa ntabwo hakoraga uburyo ntabwo byabonaga aho binyura kuko bararashe ari ishinya ari igisenge cy'akanwa byose biramanuka birakinga nk'uko kubibona ubwo ndangije ubwo icyo nakoze n'iki ndavuga ngo nicyo kwa wenda nishaka mve kuko inkotanyi nazibonye niko navuze ubwo barambwira ngo bati noneho guce mu gitondo bahita birukanka bati noneho reka turebe uburyo bamushigisha igikoma ubwo bahita bazana n'amafuniki bati rero ubwo twebwe ko muri ahangaha ubu nta muntu ufite uwo muri kumwe niwe wawe
ubasha kugenda afasha undi muri bimuga, ariko ubasha guhaguruka afashe mugenzi we. Arangije icyo akora, baragenda, uwo twari kumwe turwaranye aragenda ajya gushigisha igikoma. Agiye gushigisha igikoma, njyewe n'ubundi rero nari umuntu kugira ngo umuntu ajye kumpa ikintu nkirye nkumva birambangamiye, kuko ndumva icyo gihe gasa naho ari igihe umuntu wari umeze nabi cyane kurusha abandi aho ngaho. Ubwo bahita bamfata banjyana i Gahini. Igihe bakuye i Rwamagana jyenyine, bampakira imodoka bantwara i Gahini, kuko n'igihe wari umeze nabi kurusha abandi, kuko ariko nubwo nkabwiye n'ubundi mwanditse ni muri ko napfuye mukareka nk'ibyo batoya batihangana uzabaho, urumva bampa icyizere. Noneho ndangije icyo akora, bangejeje i Gahini, ngera kwa muganga. Icyo gihe nta kintu twagiraga, nta mwenda twagiraga, n'uwo wari ufite wari urimo ikintu cyitwa inda wagira ngo bari barazometse ku muntu, kubera kutoga, kubera kutamesa. Noneho mfite n'ibiraso n'ikintu mbega tunuka. Ngezeyo bajya ngezeyo icyo ukora, ndara yo mu gitondo bajya kumbaga. Bagiye kumbaga basanga za nyama zose harimo inyo. Nari narabuze biteye ubwoba, nari maze igihe ntaki, burya baranashe inyama zigwa mu kanwa, zirageze hamamo ariko ntacyo zimaze. Ubwo cyo ukora, barambaga bazikuramo, mu kanwa kanjye hasigara ahantu harangaye, ariko ntibanabimbwira. Noneho barakomeza barandwaza, yewe natinze no gukira cyane pe, natinze gukira. N'ubwo umwenda twambaraga twakenyera ni ibitenge baduhaga tugakenyera, kuko nta wundi mwenda umuntu yagira. Tuhamaho ngira ngo numva naramaze amezi hafi ane, njyewe nigera amaze amezi hafi ane. Ubwo birangije, noneho nyuma yaho ubwo mbega ubuzima buba butangiye kuba ubuzima, ariko nkaba mvuga nti wenda ejo nzapfa, wenda ejo nzapfa. Ariko kubera Imana, iyi myaka none rero imyaka maze, urumva nabyo ndabishimira Imana. Ugeze i Gahini banyitaho pe, kuko banyitayeho. Namaze muri ayo mezi ane namaze, nta kintu naryaga. Nahasanze umukobwa bita noneho ngezeyo musangayo, ati ni gutyo wabaye? Nti nuko nabaye. Ati hangane, kuko we yari umusosiyali. Ubwo ahita noneho ati uretse ndaje ndakwereka ko nza umufasha, ati kandi uzabaho. Mbega abo twahoraga bose bamwizera ko nzabaho, ariko njyewe nkaba mbona ntazabaho. Ubwo ndangije noneho sinabashaka kurya, nta kintu nabashaga. Ntungwa na serumo yo mu bujerekani, akajya nkora serumo akambwira ati ujye unywa wijuti, kuko utabashaga, kuko sinaryaga. Ndayinywa, nayinyweye amezi 3. Mu bitaro i Gahini wamaze igihe kingana? Namaze amezi 3, urumva. Noneho birangije, ariko mbere yaho arambwira ati noneho bahita bashaka uburyo bamutwara kujya gukora i Kigali. Agiye kugenda abwira umubikira twari kumwe ati uyu muhungu ni musaza wanjye, ariko umumenye, ukomeze umumenyerere, kuko urumva harimo abandi bantu bameze nabi cyane. Ariko nanjye nyine nari meze nabi, kuko urumva njyewe nari mu bihe byo kuvuga ngo ejo nzapfa, ariko bikanga. Noneho nyuma yaho biza kurangira, bataha ngaruka inaha, ariko ngaruka inaha mvuga ngo ejo nzapfa. Igihe kiragera, haza gahunda yo kujya kwa muganga, bantwara njya kwa muganga, kuko nari nubwo iyi ni isura ubona nta sura nagiraga. Biragaragara. Nagiraga ikibazo, nahuraga n'abana bakampunga, kubera isura yari yarahindutse. Noneho nahura n'umututsi wenda utamenyereye, agahinda kakamwica. Nahura n'umuhutu nanone utamenyereye, ati no ntabwo tuzi n'ahangaha. Urumva nakomeje kugira ibintu by'ibibazo byinshi, ariko ntihangana bakagira ikibazo nyine. Noneho birangije cyo ukora, ndakomeza mbaho muri ubwo buzima, mbaho buke banjyana kwa muganga. Farije njyana kwa muganga, bagenda icyo gihe waravuye Gahini, abantu bari navuye 2014 nibwo nagiye kwa muganga. Nibwo bampamagaye, baragenda barambaga.
barongera mbega kuko barandemye, ntabwo sinavuga ngo ntabwo wari intuza, ariko nukundema ndiko bivuga, kuko nari inteye ubwoba. Umuntu wese bamunaga yagiraga ikibazo. Urumva mbaho noneho mbaho muri ubwo buzima, ariko naje ndakira, ariko n'ubu ngubu ndaho. Ariko jewe icyo nshima cyane, ndashima Inkotanyi, ndashimira Inkotanyi, ashimira na leta yacu rwose. Baraza abene wacu bamwe baramfasha, ndakomeza ubu ngubu rwose. Ndashima Imana kuba mpagaze aha ngaha ndi muzima, kandi rwose nabo bakoze ibyo ngibyo barasa naho bavunikiye ubusa. Turagushimiye cyane, kandi turagukomeje, twibuke twiyubaka. Mu by'ukuri ni imbaraga zidasanzwe, abantu mutabasha wenda kumubona neza, mu by'ukuri isura ye yarangiritse. Namwe murebe nyuma y'imyaka 30 yose, ariko umuntu yasura ye y'umwimerere ikaba itaragaruka neza, kuko bamurashe kino gice cyose, inyama zose zirangirika zo mu kanwa na hehe. Umva ibyo bintu abimarana amezi angahe? 3. Numva ni urugendo rubabaje kandi rutoroshye kubona umuntu w'umugabo ungana gutya arira. Kuko wenda icyo ntaravugaho mbabarire, ubu ni ukuvuga ngo ntabwo nabashaka kuvuga, ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo inyama mfite nizo bateyemo, ni interano. Ubu ni iri gufwa dore mureba, iri ni iriterano, ntabwo ari iryanjye. Hano ntabwo ari iryawe. Oya, izi ni izindi nyama bongeyemo. Ariko ndashimira leta yacu. Yego. Tugana ku musozo, ni iki wabwira abantu mujya mubyumva hirya no hino, cyane cyane abantu bari hanze kandi babaga muri iki gihugu, bapfobya jenoside yakorewe Abatutsi? Buriya bariya bapfobya jenoside, cyangwa bakavuga ngo yatewe n'ihanurwa ry'indege. buriya nta kintu kigeze kibageraho, niyo mpamvu bari muri biriya. Bariya bose iyo bibageraho ntabwo bakabaye bavuga n'ariya magambo. Ni bazima, ariko twebwe byagezeho ingaruka, byangijije, byahinduye amasura. Twe turayizi kuko nta nubwo twakwifuza ko yakongera. Reka tugushimire. Murakoze. Kandi tukwifurije gukomera, ukomeze urwane n'urugamba rw'ubuzima. Imana yakongera imyaka 30 ni myinshi, yakongera yo kubaho. Kandi tugashimira na leta yabashije kukuvuza, kugusanasana, nubwo bigaragara ko gifite inkovu, gifite, urumva umubiri ufite si uwawe, harimo undi bateyemo, harimo icyuma hano bashyizemo, ariko urwana n'ubumuga bw'umubiri buhora bunakwibutsa bwa buzima buri bushaririye wanyuzemo, ariko uriho. Oya, ndiho. Turagushimiye kandi dukomeze twibuke twiyubaka. Murakoze.